kandi ari bo bonye no gushigikirana rero hano umuntu uzubwira ngo akore subscribe gukora subscribe ntonamenye ko wanayikoze nta mafaranga agenda nta kepfo ka kukurebera indirimbo ngo guteza imbere video ukananirwa gukora subscribe ngambwira nk'ibyo bikatwikubitaho nkuko ureze ukuntu zatangiye gato zatangiye bari ubwibyo bw'inka biki guhaga mu mabarabara kunyaga abantu ibiki na biki ejo habaye ibi ejo habaye ibi noneho biza gufatira ya ntera ndibuka 2017 bitangira batwika amazu yo kunda nducuga nari Kinshasa jewe nyine twabikurikirana hafi noneho bavuga ko ngo ni groupement y'abijoma umugore ko bapfa bikina bikarikora alevoir usi ntibikiri bijoma wanareba neza nawe mayimayi babitangiye sibo bakibirimo bimaze gufata n'intera ariko byose bigenda bigana ku munyamurenge rero sinobireka kubera ko ntafashe imbunda nje kurwana nanje imbunda nje ndwanisha n'umuhogo Imana yampaye kandi ngomba gusova people na ubwoko bwanje narayikoze ndetse simwe wayi nimba ntambaraga dufite kubera ko inamahanga ashobora guceceka akadutererana kandi twitwa ko hari ubumwe bw'amahanga buri hari ahubwo n'isoni nyinshi ku bumwe bw'amahanga bwitwa ko burengera nyina barengana ni isoni ni shame on you mugani babavuga shame on them vraiment biteye n'isoni kuvuga ngo abantu ko barapfa bakabagwa iruhande baraho ngaho nyine ndirimba bavuga ko turi abantu nk'abandi tugomba kubaho dufite uburenganzira iyo no twakoranye nabo ngabo hari undi mu grand frère witwa Nkomezi niwe wayanditse aranzana nyine turirimbane turafashanya nyine ndaririmba mu gatoya ariko hari indi yanje ndiko nkora nyine ntirarangira sinobireka ibikorwa nyine twitege ibikorwa ryari vuba hanga kabisa vuba ndi muri studio hari ama audio mfite nkangahe hari n'indi ya video ndiko ndakora hari niyo nteganya gukorana n'umukobwa wanje umwana wanje wa kabiri muririmbyi mwiza cyane angana gute afite 10 ans ariko no muririmbyi mwiza vraiment bahangava ugeze ahantu heza vraiment hashimishije wanashima hano muri East Africa cyangwa se mu biyaga bigari no byita gutyo twari dusa n'abayoboye kibazo tuza twivangira twehinde twivangira twumva amashi y'abakecuru tukumva amashi y'abantu batazi umuziki tukumva amashi y'abantu batazi iyo biva niyo bija ukumva ko ukaba stuck donc ukumva ko birangiriye aho ngaho ariko haracari urugendo rurerure urebye mu Rwanda turayoboye meme no hanze genda fatira kuri bambonyi ba Adrien ba Gentil Misigaro n'abandi benshi hari n'abana bacu nene Burundi naho baragerageza kora rimwe haguruka kuririmba ugasanga ntubitandukanye kandi bari nk'icumi bijya sibzure yego jewe ndabyanze baze sinshaka kubigisha twungurana ibitekerezo umujyi tuwushushe tukore bien bano basekirante badusiga nimba bakunda Imana ko kubera ko batumva ko ba prioritize ibintu by'Imana tubigire byiza bige smart tebagose gukoresha piano yonyine bakoresha instrument complet niko kwiza kandi mbonero nakajyo ko turategura ubu Imana ni bikunda ariko yarabikunze nkuko nta bibi birimo tugiye gutegura ama concert hano yo kwishura amafaranga twongeye kubaramutsa abakunzi Muhira Studio turabashimiye mwebwe mwese mumaze gukora subscribe kuri chaîne Muhira Studio nizere ko ibiganiro byacu bibashimisha mwebwe mwese mukurikirana ibiganiro byacu kandi turabakunda cyane aba diaspora turabakunda abari aho muri hose muri Afrika turabakunda kuko mudutera inkunga ikomeye cyane nkuko bisanzwe uyu munsi murabona imbere ya kamera y'Muhira Studio dufite umutumirwa udasanzwe bamwe muramuzi mwagiye mumubona ama video menshi mu ndirimbo za gospel genda dukora ku bintu byinshi bitandukanye n'iby'iwacu muri gakondo kuko muramubona ko ari umusore w'umunyamurenge araza kubibwira reka twanze tumusabe yibwira abakunzi b'Muhira Studio tuguhaye na karibu wibwira abadukurikiranye murakoze cyane mazina nitwa Ngoma Josue sinzi ko nokwibwira mu kinyamurenge ndo musinzira nkaba mwishwa basita iwacu ni mu Minembwe neza centre aba bita kwigishigo niho mvuka akoze cyane
ukaba umwishwa w'abaki na mama wawe ni umuki na so ni umuki abafite mu Kinyamurenge umwana afata umurara wa se nakubwiye ko turabasinzira ariko mama ni umusitakazi donc ndi umwishwa w'abasita. Urakoze cyane. Hanyuma urubatse se cyangwa? Yego ndubatse, mfite umugore n'abana bane b'abakobwa beza cyane baheburaye ku kazi. Abo bana bangana gute? Ni bakuru, bamaze kuba bakuru. Mukuru afite 12 ans, umutoya afite amezi 9. Ni abakobwa bose? Bose ni abakobwa. Ni sawa cyane. Uri umukwe w'abaki? Ni umukwe w'abasinga. Okay, urakoze cyane. Twishimiye kuganira nawe kuri uyu munsi. Ese korali wayinjiyemo ryari? Korali ni kera je nabikuriyemo kubera ko papa na mama barabaririmbyi nyine ngenda mbikuriramo just korali nanjemo kera ngenda muzabana ngenda nzamuka gahoro gahoro kugeza nyine muzabakuru gushika n'uyu munsi ndacarimo nyine makorali. Korali wayinjiriye mu bisigo nyine mbari kwiga isigo? Nanjiriye mu muzenda ko ba mama muri Musingi. Yari y'abana nagenda nza kubera ko nafite tala abanyiza muri abakuru nyine babona impano mfite baravuga ati reka tumuzamure tumujane muri abakuru niho nije nyine korali y'abantu bakuru. Hanyuma nakaye gatendo wakoze muri korali ukicinjira muri korali cyangwa se kuva waba muri korali uzowibuka n'ubu ngubu kumva karagusekeje cyane? Nibuka ko nagira isoni nyinshi cyane. Wagira isoni muri korali cyane ku buryo twajaga ahantu mu kutano w'abana cyangwa bisanzwe baduheze indirimbo korali y'abana kubera ko navuzaga n'ingoma none bikaba ngombwa ko nicara abandi bana bakanzunguruka mu rusengero abantu bakaza baza kurunguruka umuntu uri gutera nari sinshaka ko bambona donc gatera nicaye nagira isoni nyinshi cyane. Okay, urakoze cyane. Hanyuma se waje kumenya gute ko ufite impano yo kuririmba kuva ico gihe winjiye korali muri Kongo ndoro ko wari ukiri umwana muto? Ni ryari waje kumenya ko ufite impano yo kuririmba unaririmba nyine officiellement? Ibi bintu byo kumva ko ufite impano we ntubyumva mwe wenyine, buri wese burya yinjira muri korali yumva ko afite iyo mpano ariko abandi no bagenda badekuvura ko ushobora kuba ufite impano. Ma félicitations bikibumva ko nyine hari utandukanye n'abandi bakwankuraja aho ati courage kabisa. Ni kera nyine navyo nankiri umwana sinakwibuka uyu mwaka. Okay, urakoze cyane. Hanyuma kuririmba nkamwe mu bimazemo igihe kuririmba baravyiga cyangwa n'impano nyine nkuko nari mbajije umuntu arashobora kwiga kuririmba bigakunda cyane utari kimeme wese ashobora kuririmba bigakunda. Okay, baravyiga. Yego. Hanyuma wowe bitandukanya gute kwiga umuntu wize kuririmba n'utaravyize? Sinzi ko wowe baragiye mu ishuri. Nanje sinize muziki ariko hari amaformation runaka umuntu yagiye akora. Ikiba ciza nuko no kwiga niko byiza nibyo byiza ufite abantu bose bavukana ubwenge mu busanzwe. Hari musaza bakere ushobora kureba gusanga aruta n'abantu bizi ariko iciza nuko umuntu aca mu ishuri nyine bwa bwenge kwabuhindura ubumenyi kwa. Twese tuvukana ubwenge ariko uca mu ishuri ugira nyine ngo ubigire ubumenyi nibyo biba byiza gusumba. Bitandukanya gute nkuko nari nkubajije uwagiye mu ishuri kwiga kuririmba n'uwakuze ataragiye mu ishuri akamenya kuririmba? Tuvuge ko uwo ngo wari ufite impano bitandukanya gute? Biratandukanyeho gato ariko bitandukanye nyine ko urabona iyo ufite impano yo kuririmba uraririmba gusa ariko ibyo uririmba ntabwo ubizi nkuko kuririmba barabigisha ati nuku nibi bene uko hakabaho n'amastile turirimba kubera ko tutazi kubera ko tutabyize ugapfa kuririmba gusa nyine ariko iyo baciye mu ishuri n'umuntu araririmba cyo kumva ati uyu nguyu aririmbye injyana uyu nibi habiriya tuba twita mu bya sebe ni buriya sinayo banashima kiriya ni gisirimba. Okay, kuririmba bigira formule muri make. Yego cyane.
buriya se nabyo barabyiga nk'uko nguko twiga abiga amasetingi y'amakamera abiga amawodiyo ibintu byose nk'uko nabyo barabyiga nk'uko nguko bigira amaforomire cyane kabisa cyane barabyiga. Niki wabwira abaririmbyi muri rusange ubu nyine bose hamwe barimba gospel cyangwa baririmba gospel wenda batagiye ku ishuri ngo babanze babyige, niki wababwira? Nuko babishakira ubumenyi nanone ikoze ikintu kizi neza nibyo byiza gusumbaho. Hari icyo dukora juste mbonereho nakanya dukora nje ngashaka kuza gushimisha abantu oro muri njewe ntazi ko ndiko nimugaza kwimugaza mvuga nukujara tukumva amashi y'abantu ngo turabizi kanaka no muhanga arabi oro ntuzi ko uri umuhanga nawe ubwo uzi ko utari n'umuhanga. Byiza rero nuko babijana ahantu bakabakarisha neza bakava mu baririmbyi beza none baririmba byo bumva bazi nako kuva watangira kuririmba ni iyihe ntambwe ishimishije ubona ugezeho cyangwa se intambwe ugezeho wewe ku bwawe ubona iresha gute? Hanyuma iyo usigaje kugeraho ubona iresha gute? Mu by'ukuri nabitangiye kera bino bintu iyo bije kuba ari ibintu nk'ibizunguka wenda nk'ibindi tuzite bandi umukire wo hejuru ariko bino by'Imana ni gahoro gahoro ariko none ndashima aho ngeze si habi nkuko bimbeshejeho bose ko kazi nkora mzite gutyo ariko kandi ni nkako urebye nimwe umuntu akubwira ati baramfashije akaba yo kwishurira iyo nzu akaba yo gukubitira ukabona minerval y'abana donc hantunze kamene ariko kubera ukuntu ari birebire c'est comme si ntaranagera naho baririmbira ndagira ngo ni nkaho ntaravuga ngo nje gusaba kuja mu ikorari nzoje kuririmba nibirebire cyane ndacasigaje urugenzi rurerure ariko ni nkaho ntaratangira abazi wenda igihe natangira cyose nico gihe nkubwiye ko natangiye kera ngira umwana kandi maze kuba nyine umuntu muzima sindatangira rero kuja kuririmba. Yego nibirebire ubona umuziki w'abanyamurengo ugeze hehe? Ni ihe ntambwe wateye? Ugeze ahantu heza vraiment hashimishije wanashima hano muri East Africa cyangwa se mu biyaga bigari no byita gutyo ne twara dusa n'abayoboye kibazo tuza twivangira twenyine twivangira twumva amashi y'abakecuru tukumva amashi y'abantu batazi umuziki tukumva amashi y'abantu batazi iyo biva niyo bija ukumva ko ukaba stuck donc ukumva ko birangiriye aho ngaho ariko haracari urugendo rurerure. Urebye mu Rwanda turayoboye meme no hanze genda fatira kuri bambonyi ba Adrien ba Gentil Misigaro n'abandi benshi ara n'abana bacu nini Burundi naho baragerageza. Okay, urakoze cyane. Hanyuma nize ministeri wabayemo wagiye uririmbamo? Ministeri si nyinshi cyane ntaraja i Kigali nabanje kuba mu yitwa LBT yakoreraga hano Bujumbura nubwo bwari bwa mbere kumva nyine ministeri kubera ko ari mu nshuti zanje nyine bara influence ndajayo ndirimbamo iminsi mikeya twakoranye ibintu byinshi kabisa bikorane byinshi twagiye dukorera muri Kongo n'ahandi hatandukanye bukeye yenza kuja i Kigali nja muri Alarm Ministries n'abashimira cyane bambereye bridge donc kiraro gikomeye cyane nambukiraho ngahagararaho donc kabona nyine n'abantu barambona naho ngabagiye bambonera cyane nizo zibiri gusa zonyine abandi nabo ntaje gutoza kagira gutera izo nizo zibiri zonyine nabayeho. Bavuze ko Alarm ariyo yagutsiriye ikiraro kinini ngagira ijambo ubwira Alarm aho iri hose ndabizi ko badukurikirana ndabakunda kandi respect. Kubiri kubera hariya wewe ku bwawe niki wabwira nihe support nk'abanyamuziki mwota kubiri kubera hariya ku bwoko? No kubanza kwihanganisha bari kuri tere twese turi mu bibazo ariko kandi burya uri kuri tere ni wabaye cyane turabihanganisha bene wacu ababyeyi bacu je n'ababyeyi bari n'abandi n'uriyo wese n'umubyeyi wanje uriyo n'inshuti yanje uriyo n'umuvandimwe twese turamaraso amwe no kubihanganisha. Hanyuma kubera ko turi ndabyita gute mu mvugo nziza mu Gifaransa no mu Cyongereza ni bavuga ngo ni public figure donc figure nyiri public donc ndashobora kuvuga ijambo je nk'umunyamuziki
rikumvikana cyane gusumba umunyapolitiki twararangaye. Nigeze igihe kimwe kuja kuri Goma nari mvuye i Kigali nja gushaka abandi ba musiciens b'abakongomani bana abanyamurenge gusa nyine. Donc jewe nishaka mbe n'umunyamurenge je nyine ariko mbone ababembe mbona abapfuriro mbona abashimbo n'abaki hari hambere kabisa. Ndabitekereza binkurikira njana kuri Goma mvuga no mu producteur igihe ndiko mbashaka nyine sinza akavuyo kababira zo muri Kongo nyine ndasubira ndagaruka n'abatereka ngaro ndariko nshaka tukora indirimbo imwe y'ubumwe kumva ko turi abakongomani twese kumva ko tuva amaraso amwe nimbi wacu umuntu apfuye na hari agapfa ni Kongo zo biri kuhomba kuko ndidupfa twenyine n'abandi barapfa barapfusha none nkagira ngo byibuze iyo ndirimbo nari kumva ko nari inspire cyane nayo ariko nza kubura abo nyine tuyikorana haba kukavuyo ndagaruka rero cyo nubwira bene wacu babaririmbye nuko buri wese buri ico ashoboye uko ashoboye turirimbe basi kuko nta yindi nzira dushobora gukoresha turirimbe mu buryo niyo ntambara dushobora kurwana ntabwo turi abanyapolitike ntabwo turi abasirikare ntabwo ariko ijwi ryaje indirimbo yashobora kuri gakora n'ibintu bikomeye gusumba wenda uri ku rugamba uri kurwana n'imbunda nk'ubu nkawe umuntu akugize umuntu ukomeye hariya muri Kongo ku bwawe ku giti cyawe ukavuga ijambo rikumvikana niki wakorera abanyamurenge bari hariya cyangwa se ubwoko bwawe cyangwa se Kongo yose? Nabanza kubatabara nabakura muri bira bibazo pe importe abzo byaraturutse nimba ari kuri bo cyangwa atari kuri bo nabanza kwanza nkabihagarika hanyuma kareba ukuntu habaho reconciliation n'abandi bakongomani tukabumwe tukamenya ko hari umwanzi wa Kongo utari umunyamurenge utari umukongomani usanzwe nyine mzite gutyo utari ubundi bwoko donc tugahagarara hamwe nk'abakongomani tukabanza twareba umwanzi wacu kwanza. Yes. Okay, urakoze cyane. Ku giti cyawe we biriya bibazo biri kubera iwacu bifata gute? Ni nihe message ushobora guha abanyamurenge bose aho bari ku isi? Biriya mbifata ni ibintu birebire bishobora gusumba kuri atuza tubibona nkuko ni ibintu biri politize cyane ku rwego rwo hejuru tutanazi bikatwikubitaho nkuko ureze ukuntu zatangiye gato zatangiye barubwibyo bw'inka biki guhaga mu mabarabara kunyaga abantu ibiki nabiki ejo habaye ibi ejo habaye ibi none biza gufatira ya ntera ndibuka 2017 bitangira batwika amazu yo kunda nducuga nari Kinshasa jewe nyine twabikurikirana hafi noneho bavuga ko ngo ni groupement y'abijoma ngo ariko bapfa ibikina bikarikora alevoir usi ntibikiri bijoma wanareba neza nawe mayimayi babitangiye sibo bakibirimo bimaze gufata n'intera ariko byose bigenda bigana ku munyamurenge rero ni ibintu by'akarenga natwe tutazi iyo biva rero message nutanga ku munyamurenge wese ahari mu mbaraga zawe mu bushobozi bwawe no guhaguruka sinuze ngo abantu bagende bajiriye ariko aho umuntu ari ahaguruke nuko n'umuturanyi bakubona avuge ngo aba bantu bafite ikibazo. Okay. Urakoze cyane. Hanyuma se hari indirimbo wari wakora ku bijanye na biriya bintu nyine biri kubi wacu iyo ari yo yose nyine ariko yerekeye kuri biriya bintu biri kubi wacu nk'umuririmbyi? Sinobireka kubera ko ntafashe imbunda nje kurwana nanje imbunda nje ndwanisha n'umuhogo Imana yampaye kandi ngomba gusova people na ubwoko bwanje narayikoze ndetse simwe hariyo twakoranye n'abarinzi ba hano i Bujumbura b'abanyamurenge barayikoze iri kwa Pasi King Pasi yazanye igitekerezo turagenda twarabarinzi benshi dufata arrangement dufata amagambo turaririmba indirimbo ije hanze yari kwamagana nyine biriya tubwira amahanga ko turi abantu nk'abandi why nimba ntambaraga dufite kubera ko inamahanga ashobora guceceka akadutererana kandi twitwa ko hari ubumwe bw'amahanga buri hari ahubwo n'isoni nyinshi ku bumwe bw'amahanga bwitwa ko burengera nyina barengana n'isoni nyinshi shame on you mugani bavuga shame on them vraiment biteye n'isoni kuvuga ngo abantu ko barapfa bakabagwa iruhande bari aho ngaho nyine indirimbo bavuga ko turi abantu nk'abandi tugomba kubaho dufite uburenganzira iyo no twakoranye nabo ngabo hari ndi
undi mu grand frère witwa Nkomezi niwe wayanditse aranzana nyine turirimbane turafashanya nyine ndaririmba mu gatoya ariko hari indi yanje ndiko nkora nyine ntirarangira sinobireka. Nk'abanyamuziki buriya hari communication runaka mushobora kuba mugirana cyangwa se ni urubuga kugira ngo muganire nyine murebe ko muteza umuziki wanyu imbere? Bon turaganira benshi je n'inshuti zanje bose abanyamuziki bose n'inshuti zanje ntarobanuye ngo nguyu turirimba bimwe cyangwa ibiki. Hari na benshi wenda nagiye mfasha ndagemvuga mu mazina ngo kanaka ariko hari communication nyine runaka tugirana de mweke ubu nyine habaye kwigendaho sinzi ukuntu nshobora kuvuga nje yo gutishana nkaho ati uyu munsi no gusora indirimbo yindi y'Imana kandi ndo mu gospel ndumuvuga butumwa taratanga rero ubutumwa buhagarika kwica bene wacu n'ubu hari gentekerezo cyo mu inspiration zirabuze ahubwo nkumva noririmba kuri biriya kandi ndahembera amaca kubirishanga urwango no mvuga gusa ukarengane ka bene wacu rero ahanga turakomunikana ariko hari gibwira umuntu nyine kuri ibyo ngibyo ugasanga nta nabyumva neza n'uririmba nani gospel ugasanga nawe nta nabyumva neza banashima ariko buri wese afite uko byumva sinzi. Okay, hanyuma niki wabwira umusani wese cyangwa se umusitari w'umunyamurenge aba batangira kuba abasitari bamara kwamamara bagashaka guhisha ubwoko bwabo bagashaka guhisha ko ari abanyamurenge ni irihe jambo wababwira? Nibaza ko ntawo bihisha ntawo ubuse abarundi twogenda twajya amakuru tangandika ngo turahisha ibikunda yo tumira haba nubwo kwigira gute uri umunyamurenge ntibyoyoberana kandi baranamuzi ko ari umunyamurenge rero nibaza nta nubihisha wanashima gusa ni isoko bari ku isoko muze mubumva ni ku isoko baragurisha ibintu byabo nimba mutabagurira rero kabaje babagurira James mba ko ari isoko ndimo bakazamufata nabi kuri wowe uvuga ko haba nta nurabikora ntawe jewe nabonzi bose bari proud yabo abo mwumva ko bari hejuru twage tuganira kenshi bari very proud yo kuba abanyamurenge ko hari abo bashaka kubififika baja ku social media bamwe ugasanga ko baravuga ati baturuka muri Kongo ariko ntiyerure ngo avuga ati ndi umunyamurenge akashaka kuvuga ko yavukiye muri Kongo wenda tuvuge nimba ari mu bihugu byo hanze ati ubu ngubu ndi umunyamerika cyangwa se ndi umunyarwanda abo ntaburabona mushaka ko bavuga gute akavuga ati nje ndi umunyamurenge cyo kimwe n'abandi hariyo abandi bagenda ku social media akabivuga kabisa ati nje ndi umunyamurenge ariko iwe agashaka kubicisha hirya nkaho afite isoni zo kuvuga ati nje izuba ari we ni ya soko nakubwiye ariko kandi ubu nyine aho tugeze duteye isoni duteye isoni n'usovuga ngo hari iwanyu harashize tubareba biteye isoni muri kwikumye muri naje binteye isoni ndi hano abantu ndi bakumva nabe buriya impamvu muze ko binteye isoni nuko ntaco ndiko mbikoraho n'ubundi kuba ndi umunyamurenge bimaziki nuko wenda wongo bashobora kuba afite isoni zo kuvuga ati hari ahantu hasenyutse hari ahantu hashize ndahiyitirira gute ni ya soko ariko we are very proud to be banyamurenge ndi umunyamurenge nano ninta nabivuga amaraso yanje arabivuga ninta nabivuga ahantu batari umunyonyo wawe umunyonyo sinzi ya nani y'abana bata wahungira hese wahungira nta rubanza no bacira nta nyine benda niko bavyumva ariko bo bihungira hese ntibikunda. Okay, urakoze cyane ariko njewe kubganje nyine numva ko wenda batakagombye kugira isoni cyangwa se bagomba kubivuga ndetse bakanagira n'ibikorwa buriya kutaba uri hariya iwacu muri Kongo cyangwa se kuba hasenyutse ntabwo ari byo bivuze ngo byadutera isoni kuko twabonye n'amahanga n'ibindi bihugu byinshi byagiye biburi wabo hagasenyuka ariko finalema bakasubira bakabona iwabo kandi kugira ngo babone iwabo bisaba n'imbaraga ziwe bwite n'imbaraga ziwe kuko wenda ufiteho umaze kugera nkuko kwanyu mutanga message kumvikana cyane ahubwo nimwe mwakagombye no kugwana urugamba rwa bene ubwo nguko mugatanga message. Impamvu nari mvuze gutyo njewe vraiment sinzi ntakindi kintu kindutera ko umunyamurenge meme haba no kuba umukristo
kwitwa gusa ngo ndi umukristo ntari umunyamurenge sinzi ko bizaba binamfashije kwanza sinzi ubutumwa noje kuvuga ngo nkiza amahanga ntakijije iwacu ntarabwiriza bari abantu b'imitima mibi batwica ntacu baduhora ngo bare kubwango nta butumwa rero nzo mpaye mvuga impamvu nayo ko bitera isoni wenda sinzi ngiye muri side yawe kuri kote yawe wenda uko mzumva nimba ariyo mpamvu ni nko kuvuga ati si hari ahantu hasenyutse mpari ndi umusore mfite ico nokora nyine akaba yona ariko kandi hari n'isoko ya soko yigarukeho hari igihe wenda aho swate ndi Burundi ndi muri Kenya ndi mu Rwanda ndi Uganda ndi hehe kubera ko amaze kugira izina rigagaye akabona amasosiyete runaka amugana ati ngo twamamarize ngo tugire cyo dukorana ibi nibi harya ntaza ko gute nje sindi umunaka wenda aho ngaho yaravuze banye n'inyungu hawo voilà kandi mumureke nawe yacuruza ariko n'umunyamurenge barabizi nawe ko umunyamurenge nawe arabizi ko je numva nta kibazo kirimo kandi urakoze cyane tugana ku musozo wabwira abantu nyine badukurikiranye si ibikorwa byawe bihagaze gute ushaka gukurikirana ibikorwa bya Ngoma Josue ni hehe ubikurikirana murakoze cyane wenda harabari banzi nkiri hakurya mboneyo nakanya kubwira ko ubu naje hano i Burundi niyo nkorera niyo mu rugo naragarutse niyo ntuye n'umuryango wanje alarme sinkibarizwa kubera ko nibarizwa mu register ariko sindi kuri tele kubera ko ndi hano ariko ibikorwa byose mbirimo hanyuma nanone ndakoresha nani social media nyine platform zanje ni Josue Ngoma pana Ngoma Josue hari umuntu wankoroza ubushizanye ibindirimbo yanje nanagize noneho kuri Ngoma Josue official ariko kubita kuntuza yo donc umuntu ugiye kunsacinga wese agira Ngoma Josue donc ugasanga koze subscribe kuri yanani yiwe noneho biba ngombwa ko mpindura ngira Josue Ngoma ni ibyo ngibyo gusa kuri YouTube biraho ngaho Facebook ni Ngoma Josue ni bakore subscribe banadufashe nyine kwiteza imbere cyane kabisa murabyumvishije mukore subscribe kuri Josue Ngoma kugira muzaza mubona ibikorwa nimba ari indirimbo runaka sohoye muyireba bene uko nguko hanyuma se ibikorwa nyine twitege ibikorwa ryari vuba hanga kabisa vuba ndi muri studio hari ama audio mfite nkangahe hari n'indi ya video ndiko ndakora hari niyo nteganya gukorana n'umukobwa wanje umwana wanje wa kabiri umuririmbyi mwiza cyane ngana gute afite 10 ans ariko no umuririmbyi mwiza vraiment bahangava ndiko ndashaka uburyo nyine twaje muri studio vuba hanga wenda baraza kuyibona nikindi mbone rero nakubwira abantu wenda nibindi mariage baduha akazi turirimba kuko kuje hariya bakasinzi ndambona baza abantu baza bagasaba n'abacecetse haho ntutandukanye kiriyo ntutandukanye kirori ntutandukanye sinzi ukuntu biba bimeze ahandi nyine dusirimura umujyi wacu bavumbura kameme jewe ndirimbira amafaranga mu bukwe si menshi ariko nyine dukora ibintu biri professional byiza kagenda hariya nkaguhimbira indirimbo y'ubukwe kuko Imana yarampeza agenda ndandika indirimbo iyo ariyo yose indirimbo z'ubukwe nkaziririmba n'izindi zisanzwe niza asabye ariko wenda ntituze mu bukwe tuze gusirimba gusa tibaza nasirimba hano baba bibereye aho ngaho rero bashapuka kabisa babyuke kamera uvuze ikintu cyiza cyane ubwo bari batarabimenya ariko abanyabujumbura muramubona Ngoma Josue hano kandi afite iyo mpano mwebwe mwese muri gutegura amakwe mukora ibintu bitandukanye n'iby'abandi hanyuma muzana ibintu bishasha kandi kugira ngo tubashe gutera imbere natwe hanyuma ndibaza njewe ndi gutegura ubukwe mu minsi iza njewe nzagutumira nijo uzaba wa mbere nyabona ubwo ni ryari ndashaje se ni ryari kibazo ni nka 2050 kombira ohereje bundi ahubwo se umukobwa afite imyaka ingahe wa mbere ro aracari hafi kabisa aracari muto afite 12 ans ubundi twomurinda n'ikindi nshaka abaririmbyi hano Bujumbura dufite umujyi mwiza kandi ufite activité zose urabona twagize chance ntabwo badukinganye kuza corona n'ibiki sinzi kintu babwira abaririmbyi
bashapuke bava mu bimwe bishaje hari gengera mu rusengero nkumva sinzi nkumva ndabihiwe kubera ko ibintu twakoze dimanche passé twakoze ukwezi kwashize twakoze undi mwaka nibyo tukirimo kora rimwe haguruka kuririmba ugasanga ntubitandukanye kandi bari nk'icumi bijya sibyo rero jewe ndabyanze baze sinshaka kubigisha twungurana ibitekerezo umujyi tuwushushe tukore bien bano basekirante badusiga nimba bakunda Imana ko kubera ko batumva ko ba prioritize ibintu by'Imana tubigire byiza bige smart tebagose gukoresha piano yonyine bakoresha instrument complet niko kwiza kandi mbonero nakajyo ko turategura ubu Imana ni bikunda ariko yarabikunze nkuko nta bibi birimo tugiye gutegura ama concert hano yo kwishura amafaranga yego iyo uvuze kwishura amafaranga mu bintu by'Imana abantu ndibaza ibyo bintu ndibabyumva kimwe wowe babwira iki abo bantu bumva ibyo bintu ko ngo baramaze rero ntibabyumve n'ubundi bazobyumva bayishuye iciza cyazo urazi rero bino dukora urabona nk'ubu hano ni kuri studio n'urugero nije muri studio sinabwo nkorera Imana gusa ngo bagire ya studio si y'Imana ni y'abantu n'abantu bari mu mujyi bakeneye ibintu byabo nabo rero kugira nimba koko badukunda kuja hariya naje kurimba bakankomera amashi nasohoka kankora mu ntoki Imana igumugisha turagukunda nibabyi babinyereke rero mu bikorwa ejo nije muri studio nzogende muri studio numva ko norujamwo bankorera ibintu numva nshaka nza n'umucuranzi runaka mbwiye ati wowe uracuranga piano ibihumbi bingahe anshira amafaranga nyamwe kubera ko nzabanya afite ejo nintangira kunanirwa wenda jewe naniwe kubera intege nke z'amafaranga n'urugero bazavuga naraguye kandi babandi bonyine rero byiza nuko dutegura ibintu kandi make vraiment uyu munsi ufashe wenda 10000 ukayisororera umuntu kamugurira fanta bajama mukayirangirira aho ngaho ariko nuza muri concert yanje ukavuga ati reka mushike naje avec 10000 cyangwa 15000 cyangwa bivana uzomufashije nero tubura mvuga ati vraiment ejo nabona ngezira hejuru uzavuga ati kuzamuka k'uyu muntu hari nani yaje yakandagiyeho hari iciriro runaka namuciriye rero mu rwego turwo dutegura bizokunda hamwe ni Imana ntibizozanga nkuko si bibi turashaka kuzadutegura ama concert yishura amafaranga makeya tuze turirimbe baduheze amafaranga badushigikire su kugurisha iby'Imana ariko nabyo tubijana rero ntibazabidukorera ku busa sibyo ikindi abantu basirimuke vraiment bave mu ndimwe mitekereza imwe mudushigikire vraiment turabasabye mudushigikire niba mudukunda kugira ngo umuziki wacu utere imbere siko murakoze cyane uvuze ku kintu cyo gushigikirana abantu bagomba kucumva cyane kandi bakakigira buriya isi turimo yose kugira ngo igikorwa cy'umuntu gitere imbere bisaba moye niyo mpamvu abantu bagomba kubashigikira mu buryo bwose kugira ngo bateze umuziki wanyu imbere cyangwa se umuziki wacu kuko natwe ni ishema ryacu urumva urabona hano kubera ko nta ndirimbo ishobora kuva hano i Burundi ngo yambuke i Rwanda nitwe twabiteye n'urugero ntanzi kubera ko ndumuririmbyi wenda ndavyumva cyane n'abandi bari bashobora kubyumva ariko akaririmbo gaciye kose Kigali karaye gasohotse hano niko tujana mu bitaramo kandi sinziza gusumba iziri hano nje mumbabare manze bwa no jambo singiye kwihaye Imana mu mbabarire nabo barabize bo dukorana ko ndakunze kwihaye nari mwanditsi wenda w'indirimbo hariya i Kigali bagisi nari mu bayobozi wenda muri groupe imwe no ushaka no yita ko ari ya mbere wenda sinzi bivana na classement y'umuntu uko yo classe nari muri abo ngabo wenda bakora ibyo ngibyo bikina bikibene ibyo umuziki w'u Rwanda impamvu wateye imbere suko no gushigikirana nabonaga nimba twateguye concert wenda alarme yo kwishura nima tutatumiye healing cyangwa gisubizo cyangwa True Promise cyangwa abandi yandi bari ama groupe yandi baratwitabaga kandi bakaza bakishura amafaranga umuziki ugendera imbere none ejo bazaje muri studio bakora ikintu kubona ko kino kintu vraiment gifite amafaranga gifite finance makiragize kandi ari bo bonye no gushigikirana rero hano umuntu uzubwira ngo akore subscribe gukora subscribe ntonamenye ko wanayikoze nta mafaranga agenda nta kepfo ka kukurebera indirimbo ngo guteza imbere video ukananirwa gukora subscribe ngambwira nk'ibyo rero dushigikirane kandi ndizera ko abapasiteri twacakora neza hano tibazobzanga 10000 15000 ibintu bikagenda neza nushigikira none ejo nawe tuzogushigikira
n'undi nakora ari wanyu tushigikire dushushe umujyi wacu Yego. dusirimuke tuve mu ndwi imwe bisa n'ibishaje murakoze urakoze cyane abantu bakuzi cyane ukiba mu Rwanda nyine muri Alarme niho bakumenye cyane umaze gushika hano ntibasubira kukubona cyangwa se babona ibikorwa byawe kandi warukoze kuri ico kintu cya umuziki wo mu Rwanda kuntu utembere kurusha hano Bujumbura wowe kubgawe ni yihe mpamvu ubibona ari ukubera iki ni kwa gushigikira niko navuze kuko ugiye guharura 1 2 3 4 5 mu baririmbyi wenda bahari hakurya ugasuga harura n'abahano 1 2 3 4 5 hani Burundi no baririmbyi beza bivuze nk'umuririmbyi ubizi ariko hari yasasa baturusha gushigikirana nibi mvuze mu byo kwishura ibo barabyumva ariko hano ndabizi ko hano arabatabyumva ati yaguye kandi singa tuba tunakibona sinzi birabyanwa ni gipaga muvuga uko mwumva ko turashaka kuzana systeme yo kwishura ama concert kandi dutegura ama concert meza vraiment umujyi wacu ni mwiza Bujumbura ni nziza kandi Imana ishimwe ko iduhaye umutekano mwiza ibya corona yego birahari ariko ntibirakaza cyane kamere ahubwo duprofite tube twakorera vuba sinzi vraiment nta muziki w'u Rwanda rero urushuwa hano haba ama studio meza aba producteurs beza haba abaririmbyi beza ahubwo bipfira ni mu nyumvire y'abaririmbyi kwanza mba numva n'abaririmbyi hano bavuga ngo hari ukuntu baje muri studio hano duvuge bakarikodinga ngo bakoreza data mu Kigali ngo baje kuba mastering wenda barazumva irya nikosa rikomeye nikosa nugusuzuguza ahubwo ahantu nk'umuririmbyi uraza muri studio ukicara na producteur wamwishyura amafaranga yawe mukumvikana mugakora ibintu byiza bifite quality why not hari abadashobora kuza ngo baze bakorera hano ho nitwe tubitera hano barabacuranzi beza ari piano ama gitare ama studio ni meza vraiment je nta sinokora mbene cyokoze no hari ubwo ariko wari wicaranye n'abaririmbyi ba hano ngo ubabwire nyine hejuru y'umuziki nyine kuntu mushobora guteza umuziki wa hano imbere sinza mbabona nti bazaguma guhurubuka nyine ariko bakeya bagenda babyumva ariko niyo campagne mfite n'umundi genda mbabwira tugire gutya nyine bintu tubisirimure urakoze cyane reka tugushimire kuba watwitavye wagize neza cyane turagushimiye cyane kuba witavye ubutumire bwacu murakoze cyane ndabashimiye ko mwangiriye icyizere mukantumira kandi bifuza gutera imbere cyane mukazagera byiza bisumbye urakoze cyane nitugukeneye undi munsi ngiro uzatwitaba hanyuma reka dushimira abakunzi b'Imuhira Studio mwese mwadukurikiranye mwabashe gukurikirana ikiganiro kugeza kigeze ku musozo turabakunda cyane kandi ibiganiro byacu nakagaruka murakoze